data bakunzi bacu bakunzi ba Pure Gold Channel, hano mbahaye ikaze kandi abashuje mwese mu izina rya Yesu umwami wacu. Uyu munsi ku cyumweru itariki ya 21 z'ukwa 11 2021 ni umunsi mwiza cyane Imana yakongereyeho kugira ngo ube wishime nanjye kandi nuko kugira ngo dufatanye tuyihimbaze mu ndirimbo ndetse dufatanye n'ijambo ry'Imana, niturangiza dufatanye no gusenga, kuko gusenga n'urufunguzo rw'ijuru. Gusenga guhindura ibintu byinshi, gusenga biradufasha bitwongerera imbaraga, kandi cyane cyane ijambo ry'Imana tugiye gufatanya ndetse no kuririmbira Imana ni ibintu by'igiciro gikomeye cyane. Ni ibintu byangombwa ku muntu w'umukristo, kuko ijambo ry'Imana niryo yaduhaye ko ritugaburire, ridufashe ndetse ritwigishe, rinaducyahe kandi ubundi rituyobore inzira tugomba kunyuramo umunsi ku wundi. Uyu munsi rero mbere yuko dufatanya ijambo ry'Imana hano kuri Pure Gold Channel, nagira ngo mbanze babwire ko muri kumwe na Jose. Mbere yuko dukomeza kandi nagira ngo dufatanye gusenga kuko tubigira hano kuri gahunda yacu, nk'ikintu twiyemeje gusaba umwuka wera. Gusa umwuka wera twahaweho umufasha kugira ngo aze abe ari we umfasha hano kubabwira ijambo ry'Imana, ndetse nawe agufashe kugira ngo twese dufatanye gusenga ngo dusabe umwuka aba ari utwigisha, adufashe kugira ngo twumve icyo umwami Imana ashaka kutubwira mu ijambo rye yatwandikishije, yaduhaye, rituyobora buri munsi. Reka dusenge mwene data aho uri hose, reka dufatanye gusenga. Mana, turagushimye ko tutari twenyine. Yesu Kristo amaze gusura mu ijuru yaduhaye umufasha. Umufasha si uw'intumwa gusa, ahubwo ni uwacu umunsi wa none. Turagushimye ko umufasha turi kumwe, umufasha yaraje, arahari, ari we mwuka wera. Turasabye mwuka wera nguze udufashe kandi utuyobore, utwigishe ijambo tugiye gusomera hamwe, rigira icyo ritumarira, ritwigishe byinshi kandi cyane cyane ijambo ry'Imana riduhindure. Urakoze byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Nshuti zanjye, nshuti mwese na bene data ndetse namwe bashyitsi mwadusuye umunsi wa none hano kuri Pure Gold Channel, mwese muhawe ikaze kandi rwose ndabanezerewe mwese kuko tugiye gufatanya ibyo kurya bya data, iryo jambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gufatanya ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abacamanza ibice 13. Ubwo ndabivuga muri makeya, duhere ku murongo wa mbere. Ndabivuga muri makeya kuko ni byinshi musomye byatwara igihe. Ndavuga muri make bene data. Ahangaha iyi nkuru ngiye kubaganiriza ni inkuru y'umubyeyi utari warabonye umwana n'umugabo witwaga Manowa. Uwo mubyeyi yari ingumba, ntabwo yari ashoboye kubyara, ariko agirirwa ubuntu. Umunsi umwe umumarayika wo mu ijuru amuzanira inkuru nziza, inkuru nziza imubwira ko agiye gusama, agiye kubyara umuhungu. Kandi uwo muhungu Imana yari yamutanzeho, yari mufiteho amateka, nicyo nshaka kuvuga. Imana yamuhaye abo babyeyi Manowa n'umudamu we kuko bari barabuze umwana, ariko yari impano nziza cyane. Kuko uwo mwana Imana yaravuze iti, uyu mwana mbahaye azaza ari umunaziri, ubunaziri bwe azabutangira akimara kuvuka. Aya magambo uze kuyisomera mwene data, n'amagambo meza cyane. Umumarayika yazaniye inkuru uwo mubyeyi utari warigeze abyara na rimwe, inkuru nziza ko agiye kubyara umuhungu Imana igiye gukoresha, ikamuha imbaraga nyinshi, ikamukoresha, akaba ari we ubohoza ubwoko bw'Imana, akaba ari utabara ubwoko bw'Imana bwari mu kaga, aribo Bisirayeli bari mu maboko y'Abafilisitiya. Abafilisitiya bwari ubwoko bukomeye cyane, bari bafite ndetse ngo bari bafite n'ingabo nyinshi cyane, bafite amaboko. Nuko ngo Abisirayeli icyo gihe bari barakoze ibyaha, bari baragiye kure y'Imana, barabasubiye mu byaha. Noneho Imana irabareka, isa nk'aho ibakuyeho amaboko, maze Abafilisitiya barabakandamiza, bakandamiza ubwoko bw'Imana, bamerera nabi imyaka 40 yose. Ariko Imana iza kwibuka ubwoko bw'Imana, nibwo rero itanze umuntu, umunaziri wo kujya kubabohoza.
wo kujya kubarwanirira, wo kujya kubakura mu maboko y'Abafilisitiya. Uwo mugabo rero yaje kuba umugabo, nubwo marayika yaje avuga ati mugiye kubyara umwana, ugiye mubyara umwana, ariko yaje gukura. Uwo akaba ari Samusoni. Samusoni hari inkuru ze yarazumvise. Iki gitabo hano mu Bacamanza ibice 13 ukagera kuri 17 ni inkuru nziza cyane. Maze iminsi nyisoma numva ari amagambo aryoshye. Ijambo nakuzanira umunsi wa none ryerekeranye no kuba umunaziri w'Imana, ntitukabikinisha mwene data. Samusoni amaze kuvuka yaje gukura. Umunsi umwe aza kujyana n'ababyeyi be, baza kumanuka, we agenda agana aho Abafilisitiya bari. Ngo bageze mu nzira aza guhura n'icyana, cyangwa se icyana cy'intare, ariko mu Cyongereza ntavuga ngo it was young lion. Young lion ariko ufite imbaraga, ikiri ntoya idakuze muri makeya. Wenda nticyari icyana nk'uko babivuga ngo cyari icyana cy'intare, ariko wenda yari imaze gukura, ariko ikiri ntoya muri make, ariko yari ifite imbaraga, ari intare ikiri ntoya, mbese igisore igifite imbaraga. Ariko Samusoni kuko yari yaravutse ari umunaziri, afite imbaraga z'Imana, Imana yari yamuhaye imbaraga, nuko ngo iyo ntare ntabwo yaje imutontomera. Ariko Samusoni ntabwo, iyo ntacyo yamukanze, ntacyo yamubwiye, yahise ayishwanyuza mu kanya gato cyane. Ijambo ry'Imana rigereranya ngo, baravuga ngo ijambo ry'Imana ratubwira ngo Samusoni yashwanyuje iyo ntare, yari ikiri gisore, yari ifite imbaraga ngo nkuko yashwanyuza umwana w'ihene. Umwana w'ihene ni ukuvuga ngo umwana w'ihene no kuyishwanyuza bwari umunota umwe, n'ubusa kuri Samusoni. Imana yari yamuhaye imbaraga zidasanzwe. Tujya tubona abantu b'intwari muri Bibiliya, ariko Samusoni we yari intwari ihebuje, kuko Imana yari yaramwambitse imbaraga zidasanzwe, yari umunaziri w'Imana. Imana yari yamuhaye imbaraga, yari yaramuhamagariye umurimo wo kubohoza Abisirayeli. Tekereza ko Abisirayeli bari mu maboko y'Abafilisitiya, Abafilisitiya nabo ntibari boroshye. Ariko Imana yari yarahaye Samusoni imbaraga zirengeje iz'Abafilisitiya, kuko Imana yacu irakomeye. Imana yacu ifite imbaraga, iravuga rimwe gusa bigakoreka. Izo mbaraga z'Uwiteka yari yarazihaye Samusoni, yarazimuhaye kuko yari yaramuhamagaye ari umwana muto, akiri mu nda ya nyina, ahubwo avuka ari umunaziri. Ariko ikintu kibabaje ni uko Samusoni yaje gukinisha ubwo bunaziri. Niho ashaka ko tugera kandi dutekereza. Samusoni Imana yamukoresheje ibikomeye, yica Abafilisitiya benshi kuko yari afite imbaraga. Batangira kugira ikibazo, batangira kwibaza ati uyu muntu arakuraho imbaraga. Ntitwigeze tubona umuntu umwe wenyine arwanya Abafilisitiya akabashobora kandi akica benshi cyane, kuko Imana yaramuhaye imbaraga. Baza kumwibaza bati bite izi mbaraga zikuraho? Bagira amatsiko. Umunsi umwe Samusoni yaje gutembera, aragenda agera ahantu hari hatuye umudamu w'indaya witwa Delila. Ahageze aramukunda, Samusoni aramukunda, yari afite amaraso y'ubuto, aramukunda. Batangira kuryamana, ariko Delila yari indaya ikunze amafaranga. Ntabwo yari afite urukundo rwo kuba yamubera umudamu, ahubwo yari afite ibindi nyuma bimwishemo by'uburaya yo gukunda amafaranga. Bene wabo baza kumwegera b'Abafilisitiya, abatware n'abandi, baramubaza ati Delila, turakwinginze oshyushya Samusoni nk'umugabo wawe, umubaza aho izo mbaraga zituruka, tuzaguha amafaranga. Ngo bamwemerera amafaranga 1,100 y'icyo gihe, ni amashekeri ukuntu bayitaga. Samusoni nta kintu rwose yumvaga, we yaravuga ati uyu ni umudamu wanjye, ni mwiza, ndamukunda, nta kibazo. Ntabwo yatekereje byo kuba yamugambanira, ntabwo yumvaga ko Delila ari indaya yamugambanira. Ariko Delila yari afite imitima myinshi muri we, yaramwihishagamo. Ntabwo ari umudamu mwiza, yaramuciye inyuma, aramugambanira kuri bene wabo. Aratangira aramwegera, aramubwira ati mbabarira, umbwira aho imbaraga zawe zituruka, imbaraga uzikura he?
Samusoni akajya amubeshya kuko ryari ibanga rye n'Imana, zari imbaraga z'Imana yari yamuhaye azajya gukoresha kugira ngo bohore ubwoko bw'Imana. Indaya nayo iramwegera, Delila aramwegera, aryoshya mbese aramukuyakuya, amubwira byinshi nk'uko bari bamushutse ati mubwire, mubaze, umushukashuke, umubaze, umubuze amahoro. Delila arembye Samusoni, igihe kiragera amubeshya nk'inshuro nk'eshatu. Delila yanga kubivaho, yambwira ati warambeshye, ntiwambwiza ukuri, umbwira inshuro, umaze kumbeshya nk'inshuro eshatu, kuki utambwiza ukuri? Imbaraga zawe ziva he? Mbwira. Nuko Samusoni abonye arembye, Delila amurembeje, amubwiza ukuri, amubwira ibanga rye, amumenera ibanga ry'Imana. Aramubwira ati jyewe imbaraga zanjye ziri mu musatsi, ndetse n'uwanyogosha imbaraga zanjye zanshiramo nkamera nk'abandi. Ibanga bararimenye, ibanga ry'Imana ararimena, kandi aho ngaho niho imbaraga z'Imana zari ziri, niho imbaraga zo kunesha zari ziri mu kumusatsi we. Ndetse n'umumarayika aza kuza kubwira nyina wa Samusoni, amubonekera amubwira ati wirinde igisindisha, ntuzanywe ibisindisha, uyu ni umunaziri w'Imana, kandi ntazagire icyuma kimugera ku mutwe ngo yogoshwe urwembe cyangwa imakasi cyangwa tondeze cyangwa n'ikindi kintu wogoshesha, ntikizamugera ku mutwe. Niwe ibanga ryari riri. Samusoni yari abizi kuko yakuze nyina amubwira iby'amarayika yamuzaniye, ubwo butumwa ko afite umuhamagaro, ko ari umunaziri w'Imana, ko yatoranijwe, ko agomba kugenda nk'umunaziri. Ariko Samusoni yaje kugira intege nke, atangira kugenda uko yishakira, atangira kwibagirwa umuhamagaro, atangira gusa nk'aho abaye umupfu, arabivuga amena ibanga ry'Imana, maze umwanzi arinjira. Wa mugore Delila agenda abwira bene wabo ati ibanga narimenye, nabikaciye yarimbwiye, nimuze hano. Baraza. Icyo yakoze Delila, yaratangiye asinziriza Samusoni, amusinzirira ku bibero bye, arasinzira, arahunikira, baramukata ntiyabimenya, imisatsi ye baraza barayogosha, baramwogosha, Samusoni ntiyabimenya. Igihe akangukiye asanga bamunogoye n'amaso, baramwogosha umusatsi we, bamukuramo imbaraga, barangije amaso ye barayanogora, baragenda bamujugunya muri prison, bamuhindura umusiki, bamuhindura umuntu, bamukoresha ibyo bashatse, bakajya baganiriza, bakamubwira ngo ngwino tuganirize udusetse, baramushinyagurira, bamukoresha ibyo bashatse byose. Aya magambo uzayisomere mwene data nubona umwanya. Ariko harimo icyigisho gikomeye aho nshaka kugera kuri uyu munsi w'icyumweru, harimo icyigisho gikomeye hano. Reka tubanze tuyarebe, kuko ubwo ni ukuvuga ngo Samusoni yageze aho yibuka ko yahemutse, aravuga ati Mana mbabarira, wongere umpe imbaraga. Aha ngaho mu Bacamanza ibice 16 twahasoma ku murongo wa 28 turebe isengesho yasenze rya nyuma Samusoni ngo yarasenze, ngo aravuga ati oh Lord, sovereign Lord, remember me. Mana mukiza, mucunguzi wanjye, mukiza wanjye, nyibuka Mana. Please God, strengthen me just once more. Mpimbaraga rimwe gusa, ongera mpimbaraga rimwe gusa, nyibuka. And let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes. Ati mbabarira rimwe gusa, umfashe ngende nihorere ku Bafilisitiya banogoyemo amaso yanjye, ndengera amaso yanjye. Isengesho yasenze ntabwo ari isengesho ry'abantu b'Imana. Ngiye narirebye nsanga atari ko nari gusenga. Uyu munsi wa none aho namenye agakiza, sinasenga iri sengesho. Nari gusenga nkavuga nti Mana mbabarira, naracumuye, nkicisha bugufi iyo mba Samusoni. Nari kuvuga nti mbabarira ibyaha byanjye, mbabarire ko nacumuye, mbabarire ko nabaye umupfayongo, mbabarire ko nagiye nkasanga indaya, mbabarire ko namenye ibanga. Niko nari gusenga kandi Imana yari kubikora.
iyo asenga kuriya Samusoni agasaba Imana imbabazi, agasaba Imana kumubabarira, ntasabe ngo imwongerere imbaraga yihorere apfane nabo. Niko yasenze ati mbabarira mporera amaso yanjye umpe imbaraga rimwe gusa nyeganyeze, ngo hari inkingi yari yegamyeho, ati nyeganyeze rimwe gusa dupfane n'Abafilisitiya. Nguko uko yasenze. Ariko yasenga asaba Imana imbabazi yicishije bugufi, avuga ati mbabarira, naracumuye, naryamanye n'indaya, sinamenya uwo ndi we, arangambanira, indaya irangambanira, baranyogosha, mumubwira ibanga ryanjye, menye ibanga ryanjye nawe, menye ibanga ryanjye, mbabarira Mana. Akaza yicishije bugufi ati mbabarira, kwihorera n'ukwawe, sinshaka kwihorera, mbabarira unyongere imbaraga, nkomeze ubunaziri, nkomeze umuhamagaro, nkomeze impano zawe wampaye nzikoresha uko ushaka, nkomeze umuhamagaro, nkomeze umurimo wo kubohoza Abisirayeli. Yasenga atyo, Imana ari kubikora. Imana ni nyambabazi. Ese mwene data ujya usenga ute? Iyo ugeze mu kaga, Imana yongeye kuguha ubundi buryo, iyindi second chance, niko bavuga, indi second chance, ubundi buryo bwa kabiri, andi mahirwe ya kabiri. Wasenga ute? Wasenga ute uyu munsi? Ese urumva wasenga ute? Imana iguhaye andi mahirwe ya kabiri, ibyawe byari birangiye, yari igukuye mu umuhamagaro wawuvuyemo, Imana ikakubwira ati nsaba icyo ushaka cyose uragihabwa. Wasenga ute? Kandi Imana yacu ihora iteze amaboko, iravuga ati nimuze munsenge, nimungarukire, nimungarukira ndabagarukira. Mwene data, uyu munsi wa none wasenga ute? Isengesho ryawe ni irihe? Ese wasenga nka Samusoni ngo nyongerere imbaraga rimwe gusa nihorere mpfane nabo? Oya, wipfana nabo, ahubwo asaba imbaraga, ube muzima, ukomeze umurimo wo kubohoza ubwoko bw'Imana. Ntupfane n'abanyabyaha, wipfana na Satani, ahubwo saba uti nyongerera imbaraga, ongera unkize, ongera umpe imbaraga, ongera umpindure umunaziri, nkomeze umuhamagaro, nkomeze umurimo, maze mbohoze benshi. Amen. Icyo nicyo dukwiye gusenga. Iryo ni ryo sengesho rikuye abantu b'Imana uyu munsi wa none. Niba hari icyaha waguyemo, niba hari icyo naguyemo, tukaba twarambuwe impano, umwuka wera akaba yarigendeye, imbaraga zikaba zaragiye, tukaba tutagifite za mbaraga nk'iza mbere, saba Imana ikongerera imbaraga. Nimara kukuza umwuka wera, usaba ubuzima, wipfana n'abanyabyaha, saba ubuzima, noneho ukora umurimo ugaruze benshi. Komeza ubunaziri, komeza umuhamagaro. Imana ikugire neza mwene data. Reka dufatanye gusenga, dusabe kugira ngo Imana itugirire neza, itubabarire ibyaha byacu, aho twamenye amabanga y'Imana, aho twaguye, aho twagize intege nke. Uyu munsi Imana irongere kubabarire. Niba hari aho waguye, uyu munsi Imana yongeye kukubabarira. Uyu munsi Imana yiteguye kukwakira. Wesaba neza, wisaba gupfana n'abanyabyaha, ahubwo asaba neza, wisaba imbaraga zo kugira ngo wihorere, ahubwo asaba imbaraga zo kugira ukomeze ubunaziri, ukomeze umurimo, dukomeze umuhamagaro. Bene data, Imana iratubabarira. Amen. Reka dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kubw'ijambo ryawe, turagushimye ko ugifite imbabazi, turagushimye kubwa second chance, turagushimye kubw'amahirwe ya kabiri yo kugira ngo tukugarukire, twihane. Ubunaziri twataye tubugarure. Haleluya. Umuhamagaro twataye ugarukiye, dukomeze umurimo. Ndasabye Mana ngo wumve iri sengesho, yumva ryari mukwiye, yarabaye nka Samusoni. Ndasabye Mana kugira ngo umugirire neza, utugire neza twese, tubabarire ibyaha byacu, udusubize impano, udusubize umuhamagaro, udusubize ubunaziri bwacu, dukomeze umurimo nk'uko ushaka, udukoresha nk'uko ushaka. Kwihorera n'ukwawe, ntabwo ari ukwacu. Urakoze Mwami ko utugiriye neza kandi ko utubabariye, kandi ko wongeye kuduha imbaraga zawe. Byose mbisabye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amina. Mwene data, mukunzi, muvandimwe wari kumwe natwe hano kuri Pure Gold Channel, ndagushimiye cyane umwanya wawe wafashe kugira ngo wumve ijambo nk'iri. Niba nawe
wumva wari waratakaje umuhamagaro, niba wumva wari waratakaje ubunaziri bwawe, uyu munsi wa none n'andi mahirwe uhawe yo kwihana, yo kugaruka ku Mana. Irongera guha imbaraga zo kugira ngo ukomeze umuhamagaro. Ntabwo ari kugira ngo wihorere upfane n'abanyabyaha, oya, upfane n'abanzi bawe, oya, ahubwo ni ukugira ngo wongere uhabwe imbaraga, ubunaziri bwawe bukomeze, ugarure benshi, uzane benshi kuri Yesu. Amen. Turi kumwe, Imana ikomeze guha umugisha, tuzakomeza ubutaha, ukomeze ugubwe neza n'abawe bose. Icyumweru cyiza, ni ukuri Imana ikomeze bagire neza. Mwaganiraga na Jose, ndabakunda mwese, bye bye. Rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still